bemwa kuri kwa yuranda wariye ako we turabyuka kare kare tuza gushaka ibiraka mu babosi uzi ngo mba nakoze no mu ngono mwana ayi wewe burya rero ubu singikora mu ngono ngo cyakijumba cyarayemo ngonga ibyukane reka niyo ngibyukanye ndibagirwaga najya ngo muri wese kigatoga mfundi byambayeho none se wiyirizaga kangahe yiriza sinibi ndago uzi kwiyiriza reka ndago uzi gufata ibitambo ujya mu nzu y'Imana ujya gusenga reka ngwereke nubwo ari ubugogi abashomeri bakora ibi byo kwiyiriza bikora bakire akavuga ngo ndiyiriza nzange mu rugo umuceri wahiye nzange inyama yahiye nzange isambaza zahiye uriyiriza wowe nubundi ko ndagutiyiriza guri mu biraka by'abakire uri mu biki ngaho uri kugwana n'ibiki waho rero ndabyuzi ibi ngibi no kugira ngo tubone iki kiraka nuko ngewe mba nafashe umwanya wo gusenga Imana urukumva Imana ikamanuka ikabana natwe Imana ikamanuka ikatugirira neza Imana ikamanuka ikavugana natwe wari ubizi nabyo none si wewe uzi ngo ibi ngibi ngewe ndimo nari meze gutya reba nzigaye nambara n'ingweto uravuga ibiki yino bote nayikuye mu gusenga urukumva ikitarahinduka ni ishati ariko niki gipandaro bigiye ubwo nabonye ingweto zo gwisha ibirenge ariko ndahoraga igihe watangiriye gusenga ugasenga ahubwo ko bizavamo gusengera warasenze undi wasubizwa ugasenga abakire bagasubizwa bakagura ibibara ukabahere bakagwikira ikibara ariko ko ndana rimwe urasenga uvyuke usange bitanu mu mbuga ngo ureke kujya mu kiraka kandi reka nkubwire nutabimbwe uzabingegera buriya mukire rero weho nuko utabizi ayo masenga shataragenda kayira kwa barabakire barangiza abakire bakadutekerezaho bagahereza abakena kazi abafite umwuga bakabona kazi buri mumwe wese ku mwanya we no shaka no murarira nizamu ariko igihe cyazagera ngakurwa kwirembo nga Morodekayi nanjye ngajyanwa handi heza ubundi nanjye ngitwa bosi warubizi gusenga ni byiza harimo amavuta harimo guhumurizwa harimo izindi mbaraga ibitangaza bigakoreka ahubwo wowe uri mu nduki utize ko ari Imana yakumarira n'ubundi reka ngubwire ndega amatwi unyumve ndambwikira imbaraga se wakora utakora ndage uzagera ku bukire bwo bose ariho none wewe urifata wigereranye no kuzaba umukire wowe ubu umukire uzirire ntabwo ngenda nzaza kugukorera ngo nawe musubilaima brakato shatwane ntabwo nzaza kugukorera impamvu zangorera nyikubwire iya mbere iragira iti twahuriye mu kibara cya bosi tugiye kubagarira bino bisheke kandi uyu mukire nawe ni umunyamasengesho uyu musiri wari gusenga n'ejo bundi wari gusenga kugira ngo agere kuri bino byose bino bisheke byo kubona reka ngubwire ninza no kugusabikira kuzakinyima dukore kazi kabandi katuzanye tugakore naho ibyo byo kuvuga ngo uzakira oya nuko uzanyima kazi ngende ukanje ndega mfite Yesu wanjye reka ngakore dukore unama dukore ngenda kora nicaye unama dukore ngenda kora nicaye waba umukire ukora wicaye none kari go maguru ganje uranziza ubumuga bwanjye none uzakirute ngewe nasiki Imana idahereza bisize biwize nguzabona ko mubiri none ngewe nzakoresha amaboko yanjye kandi nzakira ndabizi ngewe navuye mu gutabiriza nibi nzabikora ngira bavu utyo ko bose namba ndamanza nguremo cya kabiri kubera ko ndagwandushije gukora urumva ndagwandushije gukora bagaryoshye neza kibara abantu nagihaye koko abakozi bambya singo bakora ikiburi uricira ngenda byicira ndakibazo nyigisha gukora ubundi nubwo atasura kuganira
nanjye nzi ko abafite ubumuga nubwo tukarishye ariko reka n'abakire baravuga ngo apana brage mu kazi kabo niba twaje mu kazi ni mu kazi yasanga kwicaye rero yaratwica mbe databuja oh ko sha bishikunda we kararame boss we bishikunda kararame boss ariko sha nabahaye ikiraka murakora cyamwirwa muri gukirira mu mupira sha nese uri kubona turi kunya oya niba ari ibi mwashatse kugira ngo muzankorere mumbwire mbirukane amafaranga nayanjye nanayazanye ariko ibyo muri gukora mwe murataha ndabirukana sinzi niba ambona ari cyo muri gukora bose umurimo nawe wahereye umva gahinda mbi yego uyu muntu wanzaniye ngewe ndago mushaka Yeah. gute ngiye turaza ahubwo aho kwirirwa arakora agahimbaza imana we ndago mushaka no gusenga biremewe no mu mafaranga twavuganye yego mbere y'ukuyambereza twavuganye bitatu ni bitatu sinajya imana ndajya 2500 ni nawe waje gupatana ariko ndajya 2500 afata sengisa mugomba kunganya izina de wala msublema brakatu de singuyu yego namubonye do de aho se de ninjye uhakora oya none se hako gubwo mugari kurageza aho nahagere gasanga ricaye ubundi we yakoza yewe uraturenganura iyi nda yawe yapfuye kwizana ndi wakoze narakoze none wono ngazajya arirwa mu masengesho ari guhimbaza imana ngimana izamusanga hano yeho yicaye yewe ni ibyo bikuzanye y'imana pe umva rero niba umva rero dore ndebe yewe ujya gupatana ndi gukora twarashe bose yari yadore ikiraka hamwe ijye kumbwira ngo gure ngo uzamba ngo 500 ngo ujyane 2500 ngewe ngurusha gusenga ngewe ayo mafaranga yose uko twayapataniye niko tuzagabana tunganye nge ngoresha amaboko n'umutwe wowe kambira ngo uri uhagaze ngo wunamye ayo mafaranga reka kuri kwikwega ngo wikwege bose n'umunyamasengesho nanjye ndega gusenga bose azatuganira bose urukumeza yishengikirije uri kubyumva neza reka ngubwire nanjye imana y'isenga ndaguha sengisa ikongerere usengisa ucyuri igihumbi iyo mana yawe nanjye nindaguha sengisa umenye ko iyo mana yawe ijyagaruka ndayo nogu ubwo rero nta kindi nakwemera ko 3,000 iki kibara niko bimeze byose none kubibagara 3,000 ngiye kwambaha avance y'ibihumbi 2,000 arega ngiye mfite amafaranga 2,000 ngiye mfite amafaranga yazane wagira ngo oya amafaranga utuvunjira ushirama n'ibiceri amafaranga siyo nabuze amafaranga ngwereke ibyo nakora hano ngereka ngo amafaranga no bapatanye bose oya igihe wabereye hano wabonye ndari gukora ngewe reka ngubwire ayo mafaranga urayatugabira buri wese umuhaye n'undi umuhaye none ubundi buri wese ajyana barakubesha yego mu bigaragara amafaranga ngomba kuyawapatanye akakwihembera ko amafaranga ntabwo ari wowe twavuganye ahubwo shika amafaranga yazane gose ariko mukore vuba nzaza kwishyura igihumbi gisigaye kukibishyura ari uko nsanze hose mwagize ute none boss ari uko nsanze hose mwagize ute manza udukize uyu nguyu njya patanye yego nizagiye imana gute nukunda korana gubuti nisengisa namugenenge kumuhamagana birasegare turuwasa nanjye sha mwisengisa namwonge navuze ko nzamu imana niba yasenga nibitajyaga ruswa imushyiraho senga ariko nawe mukandamiza ukafite ubumuga gusa ni wowe twapatanye ariko mukandamiza ukafite ubumuga kuko nzi neza ko nawe azagirirwa neza kandi ndabizi ko azaba boss sha fata amafaranga ayandi yo nzayagoye icyate tukirangije fata amafaranga ndakubwiye ngo fata amafaranga wandeba utandeba ndage wowe hinduka ngewe kuko ubwenge mfite utandukanye n'ubwawe urayanze aya mbwire ngo urayanze aya mbwire ngo urayanze aya teye wewe nimisi maze ndi gukora ye maguru yacu munatishaga gace kabakene mwifuza nabi no gucya ndi gukora nicaye ukubona ndetse ubu ngende ya engineer mfate nga engineer fata amafaranga aya ngaya basi mba 500 basi noneho ko ari 3 nawe uzarya 2 ariko njye umbe 500 njye kuyarya none nibura nibongera kuduha yandi uzongera magandi 500 nyaguhe dutahe unduzagaruke fata ya nzaguha turuwasa niba ubona bikwiriye rero ubona ko ndacyo nakoze yajyana imana yo mwijuru izaguhemba unarayanze
ngewe ayo nganda bwo nayafata shani izina ry'Imana niba utambaye 500 reka ngubwire ngurahise nukuri niba mbusha imvura yanjye n'izina ry'Imana ndagiye imvura yanjye nduza rwamakuba n'izina ry'Imana mupfushe nona ndagiye niba utagambaye genda ngendo njobe kukurukangaho aya maguru yanjye ndabashoboye kukurukangaho genda wewe ujya kurya unezerwe genda ujya kurya unezerwe genda ujya kurya unezerwe mugumane ibiraka byanyu n'uwo boss wawe wabishinga musake musenge mwasenga mutasenga ndagenda bakora twanyuka kega genda boss nawe koko underanye nuko muhisega ugunderanyaho uretse nanjye nzabikwereka genda ryatungo ryawe urazaga hanze cha nurisanga hanze ndagiba umenye ko ndajyaga burayi genda njye sinjowe kukurukangaho aya maguru yanjye kuri kuyabona gutya Imana izamborera Imana nzenga Imana izamfasha yewe mujye muramenyera bene banyu genda wundi mwene wanyu namihirimbiri mudasibye kumbona gutya muzaho naturutse gumana icyo kirimo arima cyawe nanda hano ndakajya ngeze mu nzira yabihonera nguko mubibona dukomeje seri yacu ya 6 murimo murareba ubuzima ukunda bugiye buhagaze ni gutya twagiye dukura turi ingwingiri tutagira abaturengera tudafite kivurira tugenda tunyura mu mishike tunyura mu bibara turi gukora ibiraka ariko ubuzima bwarakomeje kandi Imana data twese wo mu ijuru twizeye irazira dufasha iraturengera itubera ubwugamo itubera inyacyubahiro itubera iyo kutugaburira turarya turahaga uyu munsi wa none muri kubibona twatangiye kugenda twambara ingweto ariko mu myaka twamaze 18 kugera kuri 22 nabwo twatuzi kwambara ingweto icyari cyo twari mu buzima bubi kandi bukakaye ariko ndasaba bene data ndabo badukurikirana kwiyi seri yacu kuri Zakayo TV bakomeze bagende baryoherwa n'aya magambo kandi ibinyuma hari ibindi byiza cyane bitegereje guhumuriza imitima yanyu no gufashwa n'ibyo twanyuzemo ariko kuko twizeye Yesu yaratwemereye ubuhamya buri inyuma muzagenda mubwumva kandi byiza cyane nawe guhumuriza bakagukura mu byurimo murakoze tubifurije umugisha w'Imana abazifuza kudukurikirana ndetse no kuba hari ikindi batubwira twazabaha nomero yacu ya telefone muzayisangaho aho ngaho ni 078 666 52 561 akabiro nomero dukoresha ku mbuga zacu WhatsApp, YouTube, Twitter, hose Instagram, hose no kuri Facebook. Uwiteka Imana zakomeze kubarinda no kubabundikira mu izina rya Yesu. Murakoze.